Reka mbakira mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi kuri Ragrazia Africa babwira ko bakunda cyane kandi nkomeje kubagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tujye kwibanda ku equipe ya Rayon Sport dusesengura tubabwira ese n'iki kijya mbere muri equipe ya Rayon Sport, umukino wafunguye shampiyona ikina na Gasogi. Nyuma y'umukino byaje kugenda bite, amakosa yabaye muri uyu mukino, kandi tugaruka tunashima amwe mu bitwaye neza kuri uyu mukino. Ubungubu Kenisi ari mu marira, ari kuryamaniye guke kabisa, ibintu byaje kugorana. Mukomeze mukore subscribe, ndabakunda sana. Ndi energy duru muri njye bategura amakuru nkana yabagezaho. Nimutarakora subscribe rero nababwira iki time nicyo giye kugira ngo mukomeze mudukurikire, kandi mwana amaze no kora subscribe kugira ngo ko kiza amakuru mujye muhita muyabona birumvikana. Reka rero mbabwire ko umutoza wa Rayon Sport yatandukanye yatukanye n'umunyezamu we hafi yo kurwana abenda gufatana mu mashati. Bamwita umutoza wa Rayon Sport ya Men Zerifan Arfani yatukanye n'umunyezamu we Hategekimana Bonheur, ndetse bombi bashaka kurwana. Ubwo iyi kipe yari imaze gutsinda Gasogi United ibitego bigera kuri 2-1 cyonyine cya kipe ya Kenisi hariya kuri TV1 umukino ufungura shampiyona wabaye kuwa gatanu. Ubwo uyu mukino rero warurangiye kuri Kigali Press Stadium, abakinnyi n'abatoza ba Rayon Sport berekeje mu gice cyicaramo abafana kidatwikiriye bajya kubashimira kuko babashyigikiye, bakababa hafi, bakabatera imbaraga, birumvikana bigatuma bagira courage mu kibuga. Ubwo rero uyu mutoza ya Men Zerifan Arfani yari ataragera ku bafana, yahuye n'abandi bakinnyi barimo Karisa Rashidi ndetse na Rwatubyaye Abdoho, abakora mu ntoki abashimira uko bitwaye. Ku rundi ruhande umunyezamu Hategekimana Bonheur yatonganyaga Serumogo ari ku ikosa ryavuyemo penalty yinjijwe na Maripango Christian ku munota wa 90 mu gice cya kabiri cy'umukino. Anga rero nibwo Zerifan Arfani yabibonye aza kubuza Bonheur, ariko uyu munyezamu nawe kabisa ari mu basari batera kavuyo mu mikiri gitandukanye, ndaza kubigarukaho kuko yahise amwukina bombi bashaka gufatana mu mashati ndetse baranatukana bikomeye cyane. Mu gihe rero bashakaga gusakirana ngo bafatane mu mashati, utayizamu umunya-Uganda Charles Bare wafunguye amazamu muri uyu mukino yahise afata Bonheur ndetse aramubwira ati byoroshye muvandimwe, ibintu ntabwo bisaba kudunda mu bwonko ugenda ukimbirana n'abantu. Hategekimana Bonheur ntabwo yabyumvishe neza kuko yari amaze babyita Hategekimana wari warubiye, ntacyo yashakaga kumva abe na gato, ahubwo yahise azagoboka umutoza w'abanyezamu nawe amusaba gutuza, ariko undi ntiyari yiteguye kumwumva, ahubwo ashaka kumwumvisha ko akababaro afite yagatewe n'uyu mu defenseur wa Rayon Sport myugariro Mitima Isaac, nawe yahise azafata Hategekimana Bonheur ku rutugu kugira ngo amuturishe. Undi haramubwira ati hoya najya nuka najye nzajya mutuka. Ya niyo magambo yavuzwe n'uyu nguyu Bonheur rero gardien wa Rayon Sport. Kapiteni wa Rayon Sport rero Mwita Rwatubyaye Abdou nawe yahagaze abwira Bonheur ko ibyabaye byarangiye mbere yuko uyu munyezamu yigizwa hirya no murundi mvuye kuri Emmanuel. Ntabwo bizoroha ibintu biba bikomeye kabisa kuzana imijinya imitware mibi mu ma equipe nk'anga Rayon Sport bashaka kwita baguta ya wuzo. Suga mbere uyu Hategekimana Bonheur yagaragayeho imyitwarire nk'iyi kuko muri gice cya 2023 ndabyibuka yahagaritswe na Rayon Sport kubera gushaka kurwana na bagenzi be.
ubwo Rayon Sport yari imaze gutsinda Police FC ibitego 3-2 mu gikombe cy'amahoro, uyu munyezamu yagaragaye ashyamirana n'abakinnyi bagenzi be abakina inyuma, avuga ko bari kumutsindisha. Yabwiye nabi cyane ho bise Mucyo Didier Junior, amuziza ko yaretse Kaitawa Jean Bosco wa Police FC akamuterana umupira wavuyemo igitego cya kabiri cyo kwishyura, ngo asanzwe atera amahane birumvikana. Ibyo ngibyo rero ni byarangiye mu mukino gusa, kuko dore ko nubwo warurangiye Bonheur Kategekimana yivumbuye ashaka kwanga kujya gukomera amashyi abafana, ageze no mu rwambo rirashaka kurwana n'abakinnyi bagenzi be. Umunyezamu wa Rayon Sport Hategekimana Bonheur ntabwo yigeze yishimira kwinjizwa igitego cyabonetse kuri penalite bibintandaro yo gutukana no gushaka kurwana n'umutoza Zerfane, ubwo umukino warurangiye. What a miss, what fuck. Biro ntabwo biba byoroshye rero birumvikana, hano barashyamiranye ibintu birakara, ariko ntabwo bari byiza gutera impaka ushaka kurwana n'umutoza. Hano bagwa ibihano n'abakinnyi, ubundi icyo byakwiye kuranga abakinnyi ni discipline, abantu bakagira discipline. Sinde kate no mu mikino gusa, burya nutangira gushyamirana n'abantu guteza akavuyano runaka mu mirimo gitandukanye, mani bazaguta yahuzo kandi kugaruka bizakugora. Ibyo rero nibyo byabaye kuri Bonheur, yirengagiza ko igeze guhagarikwa ubwo yateraga akavuyo Gicurasi 2023. Dedeni Kiduru muri bagize amakuru atandukanye, ariko nanone babwira ngo mukomeze mani, mukomeze kudukurikira kuri La Gracia Africa, mukora subscribe kandi no kuzindi platforms zitugiye duhari. Turahabaye kabisa kuri Facebook La Gracia Africa, Instagram La Gracia Africa. Indi platform ni iyihe? Indi platform navuze Instagram, Facebook ndetse na Twitter kabisa, naho turahabaye ni La Gracia Africa. Mwadukurikira ibintu bikagenda bimera fresh kabisa, ibintu bigenda wa juju. Babwira ko rero tubafite izindi serivisi zitandukanye, ho waduhamagara tukagufasha kwambara neza kabisa. 0783243886 dukoresha tugiye dutandukanye twagufasha kuba umusirimu, kwandika ku myenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi rero burya wanagira gutya ukadukorezaho tukagufasha kuzamura platform zawe. 0783233886 murumva ko nimero banazi bahaye kabisa. Niba utayumvise neza wasubira inyuma ukumva nimero neza, tukagufasha kwandika ku byago byawe ukambara neza ukaba umusirimu. Niba ari ku cyumweru agapira kawe cyangwa se aga-t-shirt kagakubitaho Sunday, happy Sunday, cyangwa se iminsi gitandukanye kabisa. Dukorera hariya downtown kabisa, ni hana dukorera ibintu tubikora fresh, bayita City Plaza, uradusanga neza cyane. Rero ikababwira ngo mukomeze kugira ibyiza, imana igikomeza kubana namwe, kandi burya ndabakunda sana, namwe mukomeze kunkunda. Urukundo ntiruzabe nka rwa rundi rw'iki gihe, rujye rukomeza kudevelopinga amanega. Ndabakunda sana, mukode NGD, mukomeze gukora subscribe kuri La Gracia Africa no kugira ibyiza, nibyo mbifuriza muri rusange.